ese wari uzi ko ushobora kubona amafaranga ukoresheje telefone yawe gusa nta kindi kintu bigusabye? Nibyo ibyo mvuzabyumvishe neza. Ushobora kubona amafaranga ya ukoresheje telefone yawe gusa, just phone gusa, telefone yawe, amafaranga yawe. Abantu benshi muri Afrika batekereza ko amafaranga ava mu kazi gakomeye gusa, ariko ibi sibyo rwose. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo butanu bukora uko watangira ntacyo ufite, n'uburyo bwo kubona amafaranga buri munsi rwose ukajya ubona amafaranga. Impamvu abantu batabona amafaranga, impamvu nyamukuru abantu batabona amafaranga online ni izi ngizi: kutagira patience ngo ni nko kutagira kwihangana. Bisaba kwihangana byose, gukora ugakora cyane rwose. Iyo ni impamvu yambisha gutuma umuntu atabona amafaranga online. Impamvu ya kabiri, kutagira consistency ni uguhoza, guhora ukora buri gihe. Niba uri kuri YouTube, niba ukora YouTube, niba uri mu YouTube, hora ukora buri gihe, guhozaho. Impamvu ya gatatu, gukurikira ibintu by'uburiganya, scams. Niba ukunda kugira by'amascam, ntuzategereze kuzana amafaranga kuri online. Ukuri ni uku nguko, amafaranga online araboneka, ariko bisaba igihe n'imbaraga. Nibyo, nta kintu na kimwe uzabona utakoze, nta kintu na kimwe uzabona utashyizemo imbaraga zawe, nta kintu na kimwe utakoze cyane. Niba witeguye, reka nkwereke uburyo bukora. Uburyo bwa mbere, YouTube Shorts. Uburyo bwa mbere ni YouTube Shorts. Icyo ukora video ngufi iri munsi y'amasegonda 60, postinga buri munsi, guhoza nkuko twayibonye hejuru. Nka kimwe mu bintu bituma abantu batabona amafaranga online ni ukudahoza. Gerageza uhozeho, postinga buri munsi. Content ushobora gukora ni nyinshi: amakuru, ushobora gukora amakuru, motivation, ukajya motiva abantu, ndetse n'ibindi. Dore uko wabona amafaranga mu gihe urimo gukora YouTube Short. Uko wabona amafaranga: ads, YouTube Partner Program. Ushobora kubona amafaranga biturutse muri ads murazizi. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kubona amafaranga mu gihe uri gukora YouTube Shorts. Uburyo bwa kabiri, sponsorship. Uburyo bwa gatatu, traffic ku zindi platforms. Ubwo ni uburyo ushobora kubona amafaranga mu gihe waba wahisemo gukora shorts kuri YouTube. Secret, ibanga utazi, video imwe ishobora kuzamuka cyane ikaba yaguhindura ubuzima. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Ese wowe ukuri iki kiganiro, wowe byibuze ufite byibuze bumwe mu buryo ukwinjiza amafaranga, ako karakanyuzemo. Dore uburyo bwa kabiri ushobora kwinjiza amafaranga ukoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se online. Uburyo bwa kabiri, TikTok. Iki ni igice cy'imbuga nkoranyambaga twabanje kurebaho mu buryo ushobora kwinjiza amafaranga. Izi mbuga nkoranyambaga zirimo amafaranga, n'ukuri zirimo amafaranga. Uburyo bwa kabiri ni TikTok. Kora videos kuri TikTok kugira ngo ukurure abantu. Kora videos zishimishije, zifite value, zikurikira trends cyangwa se ibigezweho. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo kuri TikTok, nayo yaguhereza amafaranga. Uko winjiza live gift ni nk'impano abantu baguhereza mu gihe uri gukora live. Brand deals, ubwo nuvuga ngo ni nk'amadiri yo kwamamaza cyangwa se ibindi bintu. Affiliate marketing. Dore ibanga rutazi kuri TikTok, consistency niyo byose. Mu gihe ufite consistency, haba TikTok yaba YouTube, ushobora kubona amafaranga kandi atari make rwose. Burya icyambere ni consistency mu bintu byose, guhozaho. Yaba YouTube, yaba TikTok, yaba n'akandi kazi kose, bisaba guhozaho, guhora ukora neza. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu, turacyari ku gice cy'imbuga nkoranyambaga, WhatsApp business. Ese wari uzi ko na WhatsApp yakwinjiriza amafaranga? Utigute rero, WhatsApp yawe nayo yakwinjiriza amafaranga. Abantu benshi ntibabizi. WhatsApp ishobora kukwinjiriza amafaranga menshi. Ushobora kugurisha imyenda, ibikoresho cyangwa services. Uko ubikora: shyira status buri munsi, shyira amafoto meza ku rubuga rwawe. Ese account yawe uyikoresha neza? Vugana neza n'abakiriya. Ese ubigenza gute wowe? Ese wowe hari kimwe cyaba kikwinjiza muri ibi ngibi? Byaba ari byiza cyane kurushaho, natwe byadushimisha. Ese izi mbuga nkoranyambaga uzikoresha gute ko ziriho amafaranga? Dore uburyo bwa kane wakwinjiza amafaranga: freelancing. Ngo tugeze mu kindi gice kitari cya kindi cy'imbuga nkoranyambaga. Freelancing ni uburyo bukomeye cyane ushobora kwinjiza amafaranga. Harimo job nyinshi zigiye zitandukanye. Writing ni nko kwandika ibintu, amasivi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Logo design, video editing. Hari platforms ushobora gusanga ako kazi zirimo: Fiverr, Upwork. Izo ni platforms zishobora kuguhereza akazi kajyanye na freelancing. Nubwo utabizi, ushobora kwiga kuri YouTube ugatangira vuba rwose aka kazi ka Fiverr gukuramo amafaranga, cyangwa se kuri Upwork. Izo ni platform. Ubwo bwari uburyo bwa kane. Uburyo bwa gatanu, crypto. Uburyo bwa nyuma ni crypto. Ni uburyo butanu twakubwiye ko turi bukubwira muri iki kiganiro. Uburyo bwa nyuma ni crypto. Ushobora gukoresha Binance nayo yaguhereza amafaranga. Ibyo wakora: buying and selling. Ubwo ni kugura ifaranga no kongera ukarigurisha. Staking, running market. Icyitonderwa
ntukajye mutabyizeye neza, ibi ntukabijye mutabyizeye neza nibyo. Dore rero amakosa abantu ugomba kwirinda muri aka kazi ka online. Ntukore aya makosa: gushaka amafaranga vuba, iryo ni ikosa rikomeye cyane. Kureka vuba cyangwa se gucika intege, kudakora buri munsi. Gerageza ukore buri munsi, irinde kudakora buri munsi, ahubwo ukora buri munsi. Abatsinda ni abakomeza. Ese wowe ubigenza gute? Ese wowe waba ufite hamwe byibuze winjiriza amafaranga? Gerageza uhagire kuko birashoboka, nta kidashoboka. Icyambere nabwo ni patience no guhoza consistency. Ese wowe uri kumva byagenda bite? Dore action plan ushobora kugenderaho. Ese niki wagenderaho kugira ngo nawe umutsinze kuri izi mboga nkoranyambaga? Dore ko ziri amafaranga atagira uko angana. Dore icyo ugomba gukora uyu munsi: ku munsi wa mbere fungura account, yaba ya YouTube yaba ya TikTok. Gerageza ufungura account. Ku munsi wa kabiri tangira gukora video, tangira ukore video rwose, birashoboka, nta kidashoboka. Ku munsi wa gatatu post buri munsi, post every day. Buri munsi gerageza guposting byibuze mu byumweru bibiri, ushobora kubona impinduka. Niba udafite akazi birashoboka, nyandikira muri comment umbwire uti natangiye, nyandikira muri comment umbwire uti nafunguye account ya YouTube, nafunguye account ya TikTok. Ese wowe ubona bizagenda bite? Izi mboga nkoranyambaga ziriho amafaranga, gerageza nawe ujyeho, nawe uyashake uko birashoboka, nta kidashoboka. Niba uri urubyiruko, niba uri umuntu ugana iki, nta kidashoboka. Niba iyi video igufashije, kanda like, kanda subscribe, kanda share, birashoboka byose. Dukomeze twenjoying, dutere imbere. Kandi niba ushaka ko ngufasha gutangira, andika start muri comment kugira ngo dufatanye uru rugendo dukurira ko twatera imbere. Ndagira mubwire ngo iyi ni Rusine M4, ukomeza gukurikira, kanda subscribe. Ciao ciao.